ubwa mbere bivuzwe. Wabyumvise neza? Numvise ijambo kwirimbi uwitwa ngo ni umutangabuhamya w'umugurano, umutangabuhamya utazwi, oya ntabwo bikunda mwana egezayo. Umutangabuhamya utazwi. Wabyumvise neza? Yavuze ubuhamya, bashatse umugabo w'umubausa, bamwe bavuze baturiya mugabo ashobora kuba ari ugiye kwinjira rura rugo rwa Kibonke. Yego. Uriya mugabo wabonye muremure. Wabonye uriya mugabo muremure. Namubona. Uriya mugabo ntabwo azwi n'abakristo bo kwa Kibonke, ntabwo azwi na famiye ya Kibonke. Wabyumvise? Yewe na famiye y'umugore ntabwo imuzi. Wabyumvise? Yewe n'abaturanyi b'imatwari ntabwo bamuzi. Bivuze ikirero. Haje umutangabuhamya w'umugurano, ahubwo ariko waretse kudistabinga mu bikorwa bya uzi ko abantu bakomeje kubikomozaho batese uyu mugabo ubu si utumye nyakwigendera yitaba Imana. Kuko ibikorwa yakoze ubwabyo byari byakubiraga kugira ngo hatagira itangazamakuru rigira ikintu rifata ngo risohore. Uyu mugabo ubwo wamanukaga ujya mu rugo vuga twanje gutabara umukozi w'Imana mugenzi wanjye yagukumiriye ku muryango utarashika mu rugo. Ndamubwira ngo hani kwa Kibonke ntabwo ari wani kereka niba ari wowe wasimbuye Kibonke. Arangije itamanuka arabebera abaturage bari bamwanjamye muri iriya karitsiye bati itangazamakuru riremewe ni iki muhisha hano abantu bose. Wasiriya kingenzi zatigeze avuga. Size ari uvuze habanje mu pasiteri wasenganaga na Kibonke, habanza hajyaho nundi, arangije rero nawe akurikiraho bimwe ngiye kuko numvaga bimwe bari kubeshya ntabwo twahamanyije, nahise nigenda nsize umugore ari kuvuga avuze ngo mu myaka 14 bamaranye ngo ntabwo bigeze bagirana ikibi. Aho ngano mise ndiramita nsohoka na bindi nubimba sibyaje wowe urabishidikanya kubera iki kandi impamvu bishidikanya hano uko ngewe imyaka hafi 7 hafi 6 Kibonke dusenga nta nsengera buri munsi ari umukristo ngene tuzapfa nuko tutazi umunsi n'igihe. Ariko kandi tubabwire ngo mu by'ukuri Pastor Kibonke ni umuntu wakoreye Imana, ni umuntu wabanye n'abantu benshi, ariko ikidutangaje kuruta ikindi mu gukaraba abantu babuze n'amazi yo kunywa, umugore arangije arihandagaza aravuga ngo nta kibazo yigeze agirana n'umugabo we kandi bari bafitanye imanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ikindi kandi Mutwara Sibo atubwira ko batandukanijwe. Kibonke umugore agiye kurega Kibonke, inzego z'umutekano zije kumureba kubera ko buri gihe umugore ngo afite ukuntu yakoraga tekinike akirizariza akajya kurega Kibonke, Kibonke agahinduka ikibazo kandi ari umukristo. Yanze gupfa sebye rero abonye bibaye gutya avuga ati aho kugira ngo nzanye muharamburana n'umugore nashatse nzahagarara imbere y'umucamanza bwa kangahe, ahitamo gufata icyemezo kigayitse ari yahuza essence. Ariko icyo dushima Imana kuri finali yaje gusaba Imana imbabazi ari mu bitaro, ndetse n'abari bamurwaje bamujyanye ku bitaro n'abatangabuhamya babyemeza babimye ijambo kugira ngo badatanga ubuhamya. Kumererwa neza bwe mufite ibibazo cyangwa se mufite agahinda bitewe no kubura abanyu, mwihangane kandi mukomere. Urugendo TV, Ikaze TV Rwanda, Ukweli Time ndetse na Yesu Arakiza. Ukweli TV Time niyo kwa Ntusi. Ukweli TV hakazamo na Yesu Arakiza, ariko RGB iraza kuyimukiza. Yesu Arakiza RGB iraza kuyimukiza. Yego. Turi rero turi i Rusororo aho twaje guherekeza Bishop umukozi w'Imana Kibonke cyangwa se Theoneste bitewe n'izina wamumenyeho. Twaje kumuherekeza, ariko hano turi ku irimbi rya Rusororo habereye ibitangaza aho wari waje guherekeza umugabo we, baraza kwifata kibazo, wari waje guherekeza umugabo we yikuye ibitenge arasimbuka aravuga ati yo telefone ndavuze ngo zongere kubona mufata amashusho. Benshi bagwa mu kantu baravuga ati bigenze gute noneho, ati ishyano ricitse umurizo. Pastor Claude yahagobotse nawe yarahari, byabaye bibi cyane. Tugiye kubiganaho byose ku buryo burambuye tumenye uko byagenze. Pastor Claude ngo wayikaze. Urakoze cyane. Bitese. Biraho urakoze kumikaze kwikaze TV n'izindi channel. Turahera he none. Aho duhera rero turahera ku rushako rubi. Urabyumva? Kibonke yashatse nabi. Urushako rubi rero iyo rwabayeho ntacyo utakora. Urushako rubi. Yewe
ku munsi w'ejo nari nakoze ikiganiro ngerageza kuvugira umugore wa Kibonke ariko uyu munsi ubuntu bw'Imana nari namutwikirije bwose nabumukuyeho. Umwe mu bakirisitu be yanyeretse ifoto umugore wa Kibonke yateye icyuma Kibonke avirirana hano gutya. Umugore we ibi mvuga nzamuye ikiganza cy'iburyo nk'umukozi w'Imana mu kibo cya Kristo Yesu. Wabyumvise? Yego. Kibonke yagiranye amakimbirane n'umugore we bigeraho umugore we mutera icyuma ubura ku buryo wabonaga amaraso avirirana. Bivuze ko Kibonke ntabwo yishwe n'umuriro. Kibonke yishwe n'umuriro yaraniyahuye ahubwo yiyahujwe no gushaka nabi. Iby'icyuma nabonye ifoto nayikubise amaso. Ifoto twayirebye turi kumwe. Ari byo nivugiye ku giti cyanjye. Umwe mu bakirisitu babo ba Kibonke n'umugore we mu bakirisitu babo yatweretse ifoto urwasaya umugore yaramuteye icyuma amaraso arimo aravirirana. Kibonke hanyuma ikindi ubushize nakoranye ikiganiro na Mutwara Sibo waho ndamubaza nti aho nimwagiye muca urubanza rwa Ngondagonde kuri Kibonke bigatuma yatsindwa mu rukiko rw'ibanze nk'umuntu utazi kuburana umuntu wihaye Imana ubu koko Kibonke ntimwamuca urubanza rwa Ngondagonde kandi ibi ngibi bijyanye n'uko umugore ateye icyuma Kibonke mu musaya amaraso akavirana akajyanwa kwa muganga mu bitaro ntabyo bigeze batubwira. Ubwa mbere bivuzwe wabyumvise neza? Numvise ijambo kwirimbi uwitwa ngo ni umutangabuhamya w'umugurano umutangabuhamya utazwi oya ntabwo bikunda mwana egezayo umutangabuhamya utazwi wabyumvise neza yavuze ubuhamya bashatse umugabo w'umubausa bamwe bavuze baturiya mugabo ashobora kuba ari ugiye kwinjira rura rugo rwa Kibonke. Yego. Uriya mugabo wabonye muremure wabonye wabonye uriya mugabo muremure namubona uriya mugabo ntabwo azwi n'abakristo bo kwa Kibonke ntabwo azwi na famiye ya Kibonke wabyumvise yewe na famiye y'umugore ntabwo imuzi wabyumvise yewe n'abaturanyi b'imatwari ntabwo bamuzi bivuze ikirero haje umutangabuhamya w'umugurano ahubwo ariko waretse kudistambinga mu bikorwa byawe uziko bihanwa n'amategeko ariko ibyo bintu bihanwa n'amategeko kawa n'undi munsi kandi ntuzongeye gukira gutyo uzansaba ikiganiro wabyitumye uzukinsaba nzakira wajya ujya gukina mu bindi mana urabona abantu babanje hano gukina twagiye ibyo bintu uze kubikora na Kibonke ashinguwe nk'umuntu utoraguwe ku muhanda Kibonke ashinguwe nk'umuntu utarigeze kwitwa pasitoro mu gihe yari afite abakristo bose bifashe kwitama bumiwe. Bivuze ngo birazajya gusana cya gitutsi mbanya numva none se ngo umuntu ngashinguwe nk'imbwa dore uko bimeze niba nta mukristo ushobora kuba yamutangiye ubuhamya ntabwo nigeze kuba yasengeye niba uwo yaguye mugatuza mu bitaro kwa muganga ata witwa Siriake wabyumvise bamwimye umwanya Siriake nta mwanya yahawe yarahagaze hariya Siriake ni wa wundi ufite imodoka y'ijipe y'umukara uriya niwe wari uri kumwe na Kibonke amakuru twayamenye abakristo bayatubwiye. Yego. Hanyuma rero tukorere ku mugabo mwinshi biravugwa ko Kibonke yarogeshejwe kugira ngo arogwe ibisazi bituma ashobora kwiyahura gatangi tarabase ariko se wowe bite byawe sinuvuga bari muri gahunda ya divorce se none se divorce si ukugabana se divorce si ukugabana none se kugira ngo umuntu afate byose atagabanye bisaba iki urapfa uko bikomeye waba uri umugore w'umukozi w'Imana nka Kibonke yego uri umugabo Kibonke wakoreye Imana Kibonke ufite amazu ufite ibibanza Kibonke ufite abantu wabonye imodoka zari zaje nazibonye wabonye moto n'amagare n'amamodoka n'ibiki abantu baje kumushyingura nabibonye iyo bititwa riya zina ngo yitwikishije esasa ariyahura imodoka ziba zakubise nk'izo kugwa Pastor Theogene zaho yego umugore wa Kibonke yaragiye yishakira yizaniye umugabo utazwi uyu mugabo utazwi ni umugabo w'indarikwa yageze mu mudugudu abantu bose barumirwa abwira kameramani arababwira ngo kamera yose ndayimena
abaturage ati wowe uturutse bamwe bati wowe uturutse he, bati cyangwa uyu mugabo niwe winjiye urugo rwa bishop akaba atumye apfa. Abandi noneho ibyabereye ku irimbi, wowe niba utabashe kubibona, turabigaruka misigaro wa ukweri time poro yakubiswaranirwa ku irimbi n'ishati bayimuciraho, umugore yasimbutse. Uzashaka misigare Poro azaguha ayo makuru. Nabonaga umugore asimbuka gatabana, umugore nawe asimbukana n'abantu bafite telefone bakamera, yaraguye mu mva, yaraguye mu ntuze mu ishyamba. Ibyo bintu byose rero ubona ko ari ibintu byateguwe, umugore afite ukuntu we yararizi yabiteguye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko Kibonke apfuye ari umukozi w'Imana. Reka tugaruke mu rugo, reka duhere mu rugo tugere hano noneho hano ku irimbi aho bari baje kumuherekeza. Tubanze tugaruke ku mugabo waje wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero. Abaturage bakajya bibaza ngo urinde kuhindutse umukuru w'umuryango, bakibaza ngo uhindutse umukuru w'umuryango mu buhe buryo, bamwe batamuzi. Uyu mugabo wari usanzwe umuzi ko Kibonke ari inshuti yawe? Uriya mugabo n'umugabo w'indari kwa Kibonke ntabwo muzi, none se usibye jewe abakristo be ntibamuzi, abaturanyi ntibamuzi, abo mu muryango w'umugore wa Kibonke ntibamuzi, Pastor Selemane wabaye hafi y'umuryango ntabwo amuzi, none se undi muntu wamumenya wundi ninde? Bivuze ngo yaba ari umwishira? Mbo ivyo byose abantu bakomeje kubikomozaho, batese uyu mugabo ubu si utumye nyakwigendera yitaba Imana. Kuko ibikorwa yakoze ubwabyo byari byakubiraga kugira ngo hatagira itangazamakuru rigira ikintu rifata ngo risohore. Uyu mugabo ubwo wamanukaga ujya mu rugo vuga twanje gutabara umukozi w'Imana mugenzi wanjye, yagukumiriye ku muryango utarashika mu rugo. Ndamubwira ngo hani kwa Kibonke ntabwo ari wani, kereka niba ari wowe wasimbuye Kibonke. Arangije itamanuka arabebera, abaturage bari bamwanjamye muri iriya karitsiye bati itangazamakuru riremewe, ni iki muhisha hano, abantu bose batame. Abaturage niko bahise bamubwira, baramubwira ngo ubundi ko tutakuzi ubundi bateye uturukanye. Abaturage niko bavuze, abaturage bahariye kwa Kibonke baravuga batuye umugabo kandi no kwitondera. Noneho kwirimbiho byari ibindi, bavuze bati bagira uwo babuza gukamera, noneho tubereke. Bariye Karungu mu rugo, iyo bazanye umurambo mu rugo akenshi ari uburyo bwo gusezerana ndetse no gutanga ubuhamya, kuvuga ibigwi bya nyakwigendera witabye Imana. Ariko ntabyo nibigeze mbona hariya, bamwijije baramusohora. Yaragiye gukora iki mu rugo ko nigeze mbona mutangira ubuhamya? Biriya babyita kwifotoza, bagira ngo bafete abaturage, babikore nko kwifotoza, babikore nk'umuhango, kuko urabona Kabitsinde byahereye i Masaka ku bitaro bya Masaka ku Bashinwa, aho byari gufata umurambo byari saa moya, bawufashe saa 7 zuzuye. Kubera iki? Kubera kugira ngo bahunge abantu, kugira ngo bahunga abantu, bahunga itangazamakuru bagire gute. Noneho basanga n'ubundi itangazamakuru yabatangatanze. I Masaka ku bitaro ryari rihari, no mu rugo yewe itangazamakuru ryari rihari. Ariko nkubwiza ukuri, Kibonke nubwo apfuye ari umugabo. Apfuye ari umugabo, ntabwo apfuye nk'imbwa, apfuye ari umugabo. Yakoze ibikomeye, yakoze ibintu byinshi. Amakuru jewe nifitiye yizewe, jewe numvise amajwi yafashwe arimo aratura yihana kubwanyu. Mbere yuko apfa yapfuye yihana, aravuga ngo bazamusabira isi yose imbabazi n'abanyarwanda imbabazi. Arangije anavuga ngo kandi ikindi bazamushingurira usororo mu makaro. Uko ubona ashinguwe arimo ayo majwi, ningira amahirwe yo kubafatisha ayo majwi tuzayaba. Uko ubona ashingura abona azakirwaho amakaro. None se no gukaraba, abantu barakarabye bakarabye intoki hano aho bakarabira, nta nufashe icupa rimwe rya 300. Muri make kwa gukaraba barabikarabye ntibangu. Nyine byari umuhango. Mama yegera hino. Umva. Uriya ni umukristo. Kibonke apfuye ari umugabo. Kibonke apfuye ari umugabo. Bamwimye. Mama tuvugane. Umva. Se Mota we ntiwasengeyo? Mota we ntiwasengeyo? Kibonke yari umugabo mwihorere n'igire mu ijoro.
Nasengeye cyane aho ngo nta kibi bigeze bagirana. Ninde ubivuze? Umugore nicyo kimbabaje. Nicyo gitumye ushaka kurira. Gukaraba ngo byagenze gute? Kukabakinyuka baherekeje Kibonke ngo na fanta nta n'utuzi babisi. Niba nta bushobozi bafite. Ihangane mama. None se Kibonke mwari mubanye gute? Ubanza ukosora ibintu byo ujya kujyana. Ibitameze neza ubisiga. Turabikura. Yego disi mama. Hari ibintu ari ifoto nabonye, ari ibintu nabonye wamfasheho. Nasanye gute ntari kuvuga neza. Ibiranaga ari ibintu by'u Rwanda. Ngende umubyeyi babaye. Ubutumwa watanga ku bakunzi ba Kibonke n'abakristo bose yaza gasengera. Ubutumwa natanga nyine bihangane. Ikindi nabasabira ni ugukomeza inzira y'agakiza yadutoje yo gusenga tugaguma mu gakiza tukazapfa natwe dukirana kuko ejo natwe nitwe tuzapfa ariko gupfa twihanye nicyo kintu cya mbere ngende gusaba Imana ngo ariko ngo umugore nta kibazo afitanye n'umugabo banabuze ikintu mvuga. Mama hari umuntu watweretse ifoto umugore yateye icyuma Kibonke atarapfa akiriho nyuma aza kujyanwa kwa muganga arivuza arakira. Iyo foto aho umugore yari yaramuteye icyuma mwigeze mumenya nk'abakristo? Ntabwo njye nabashije kubimenya ibyo ngibyo wa muntu. Hanyuma nabyumvise gutyo. Ariko ntabwo nigeze. Nta mukristo bahaye ijambo ngatanga ubuhamya bw'umushumba we yewe n'uwamurwaje kugira mu bitari Kanombe yitaba Imana witwa Siriyace ntabwo bamuhaye umwanya ngo avuge. None wari ufite ubuhamya bukomeye. Abakristo bamutubwiye uwo Siriyace. Uwo Siriyace ngenzi atigeze avuga. Size ari uvuze habanje mu pasiteri wasenganaga na Kibonke habanza hajyaho n'undi arangije rero nawe akurikiraho bimwe ngiye kuko numvaga bimwe bari kubeshya ntabwo twahamanyije nahise nigenda nsize umugore ari kuvuga avuze ngo mu myaka 14 bamaranye ngo ntabwo bigeze bagirana ikibi aho ngaho no mise ndiramita nsohoka na bindi nubimba sijya wowe urabishidikanya kubera iki kandi impamvu mbishidikanyaho nuko ngewe imyaka hafi 7 hafi 6 Kibonke dusengana nsengera buri munsi ari umukristo nge nta cyaha nge nta kintu nzi uriya mugabo habe n'iki na kimwe ariko ari umugabo wari uri kuyobora gahunda wamubonye amubonye umugabo w'inzobe uriya w'inzobe mwarimu musanga mumuzi se uriya mugabo dusanzwe tumuzi ariko hari n'undi w'igikara abayobora ni benshi uyu w'igikara ntabwo ari inzobe n'igikara muremure ihangane. Hanyuma bivuga ko Kibonke yari yagiranye umugore yagiranye amakimbirane na pasiteri Kibonke umunsi yitabaga Imana ari ku wa 4 bagiranye amakimbirane umugore ajya kurega Kibonke kwa mutwara sibo yaranabitubwiye atubwira ko umugore yari yaje kumuregera none umugore aravuze ngo nta kibazo na kimwe bigeze bagirana kandi bafitanye urubanza mu rukiko bafitanye n'imanza mu nkiko bari kuzabasomera ku wa 5 kuri wa 5 hanyuma umugore arihandagaje aravuga ngo nta kibazo yigeze agirana n'umugabo kandi Kibonke yakatiwe igifungo cy'amezi 8 arangije ahungira i Bugande umwavoka we arajurira baza kuburana mu rukiko rwisumbuye i Rusoro none umugore arihandagaje ngo n'uwatanze ubuhamya bw'umugurano baguze aravuga ngo nta kibazo bigeze bagirana kandi umugabo yiyahuye kubera myaka kandi yiyahuye kuri ngenda babwiye se kuki niba nta kibazo bari bafitanye kuki umugabo yafashe umwanzo wo kwisiga essence kuri uwo munsi kandi yabaga wenyine mu gikari kandi yabaga mu nzu yo hepfo wenyine mise nyine bise bindenga ndigendera mbise mbivuga gutyo ariko numva bose bahise bose barasakuje mita nigendera wari umaranye igihe kingana iki usengana n'umukozi w'Imana pasiteri Kibonke nyine ngewe twamaranye igihe kinini pe ni imyaka igera nko muri 7 impanga mfite twamenyanye nkwita abana 2 rero ubu ngubu abo bana bafite imyaka 7 niho twamenyanye ansengera ngewe nyine mu buzima nanjye bitagenda neza nibwo rero yansengeraga akajya mbuza kwiyahura nkagenda tukagana nanjye nigeze kujya mugana nziyahura rimwe akambwira ati wapi ntukiyahure kwiyahura no mwuka abadayimoni akansomera Bibiliya akansengera buri munsi kambwira ati taha abantu uzababyara baremwe ishusho isa nk'iyabasasi koko niko byagenze ubwo rero ni nk'imyaka 7 hanyuma uyu tubonye twakozwe n'isoni tubonye umugabo w'umugurano w'umutangabuhamya w'umugurano tubona n'umuntu wayoboye gahunda ngo ni
ngo ni umubouncer bodyguard nuko nanjye nagiye mbyumva bimwe barapfundikiranye camana mbabari wakabyara nk'umukristo ubuze umushumba wawe twese twari tumuzi twamagaza ahangaha gutya ni inama ze yangiraga kenshi inama ze yakugiraga yangiraga kenshi inama ze amasengesho ye no kunyigisha gusenga niho namenyeye gusenga ntabwo nari nzi gusenga pe yanyigishije gusenga igihe kinini anyigisha niba umuntu ahuye n'ikibazo atari ngombwa kujya hanze ku gasozi ujya mu nzu yafashe amatelefone y'abantu arabashikuza yaraguye no mu irimbi yaraguye mu mva hejuru yo kugira umutima mubi hari umuhungu wafotoye yashaka gufotora isanduku mu mva arangije afata telefone asa nk'uyikubita gutya umuhungu arayisama ubwo aravuga ngo gufotora ntibyemewe nibwo wa mugabo wundi yitaga avuga ngo nibareke abantu bifotorere nibwo bafotoye ariko nabwo yagaragaje ikintu kitari cyiza ntabwo kuba uriya yari afotoye yagombaga kumufitira telefone ngo nareke gufotora kuko n'ubundi byarangiye n'ubundi gufotora siyo makuru yarabonye mu buzima. Pasiteri Kibonke yasengeye abantu ku Karubanda ntabwo yigeze asengera abantu yihishe yasengeye abantu yihishe mu rwihishwa ariko umugore we yashatse kumuhisha bitewe n'impamvu ze bwite abantu benshi batandukanye kubera iki umugore yashatse guhisha Pasiteri Kibonke kandi yari umusitari yari umuntu wasengeye abantu benshi yabwirije ubutumwa abantu benshi yaratugaburiye dushonje mana imirimo yakoze gusa mana ikintu musabiye ni ijuru kuko hagati nta kintu ushobora kurenzaho ni ijuru uzamubabara icyaha cyo kwiyahura akisiga peteroli ubundi uzamuha ijuru yapfuye yihanye audio twayumvise yapfuye ngo yihanye hari umupasiteri watanze ubuhamya tugushimire cyane Imana igukomeze kandi biragaragara koko uri umukristo twabonye kwirimbi abantu ntabwo barize harimo abarize harimo n'abandi barize birangiye nyine kuko kwirimba urabona ko bari gukorera ku minota kandi urabona ko bimwe byinshi batari no kugenda neza nyine kubera hari iminota basiganaga nayo. Murakoze uruza kuguhamagara wo hanze sawa kozi w'Imana Pasiteri Kibonke nta cyuruta Imana Theoneste no yewe na imasaka gufata umubiri imasaka twari duhari ariko ntabwo byagenze neza iyo urebye gufata umubiri byari saa moya ariko umubiri wabashe gusohorwa ku isaha ya saa saba novuga ngo inyenga biheza ari zatanzwe muri gahunda ntabwo zubahirijwe tugeze mu rugo imatwari kwa Pasiteri Kibonke ibintu byabaye bibi bashatse umugabo w'umugurano witwa ngo n'umubawusa abuza itangazamakuru yewe n'abaturanyi nta n'umukristo watanze ubuhamya kuri Pasiteri Kibonke bivuga yuko yazanywe n'umugore we kugira ngo akange abantu n'itangaza makuru nk'umuntu wakoreye Imana yo twumvise amajwi yiwe batwumvisha ko yihaniye ku munota wa nyuma asaba Imana imbabazi ndetse n'isi yose muri rusange anasaba ko bazamushyingura i Rusororo mu gihe aza kuba yitabye Imana icyo gihe yarakiri muzima. Aposo ibyo byose niki wavuga nubuye bujyanama nize mpanuro watanga kubyo wumvise byabaye ku murambo wajya kwigendera? Yego abameze nka Pasa Kibonke wiyabuye wisutoye sansi ni benshi yego mu mitima yabo bashobora gufata icyemezo nk'icyo ariko nababwira ngo gufata icyemezo nk'icyo ntabwo ari byiza abameze nk'uko uriya we yagiye yapfuye yatashe ariko abagira umujinya urenze bagafata icyemezo nk'icyo nababwira ngo ntabwo ari byiza ntibabikore. Ikindi ibikomere ni byinshi umuntu aterwa ibikomere n'uwo bashakanye umugabo we abana be inshuti ze abakoresha n'ibindi ariko kwivutsa ubuzima ukiyahura ntabwo ari byiza. Abafite icyemezo nk'icyo abashobora gufata icyemezo nk'icyo uwo mugabo yafashe ntabwo ari byiza na gato
icyo navuga Patakorode mpumurije abapasiteri bose n'abakirisitu bose ndetse n'abana be muri rusange ndetse n'abantu bose akomokamo n'abamukomokaho ntibahumure. Amakuru dufite aturuka kuri Patakorode Niyonzima umuyobozi w'Ikaze TV aragaragaza yuko Pastor Kibonke yagize igihe cyo kwihana, kwiyeza no gusaba imbabazi abanyarwanda no gusaba imbabazi imiryango n'Imana ko yisutseho cyangwa yimennyeho esansi bamureke aruhuka amahoro. Ikindi imiryango niyumvikane yisuje ko yari afite imitungo, umugore we bamuri bugufi bitaba intandaro nanone kumva ngo umugore yiyahuye kubera amagambo menshi n'iki agira abapasiteri bamuba bugufi. Ndumva ari icyo navuga naho ibijyanye n'akavuyo kabereyeyo ibyo ntacyo nabivugaho kuko sinari mpari, ariko muri rusange ubutumwa natanga ku Ikaze TV n'urugendo mu by'ukuri abashobora gufata icyemezo nk'icyo batagifata ntabwo ari cyiza. Ikindi ubutumwa bundi natanga ni uko nasaba yuko ababishopu bahari babe bugufi abashumba. Yego. Apostle Saturday, Apostle Kwirimbi umugore wa Kibonke yararwanye ndetse yaraguye mu irimbi mwishyamba babyita ngo ni ishyamba arwanira telefone, kwambura telefone umwana w'umusore wakameraga isanduku y'umurambo. Pastor Kibonke ni umuntu wakoreye Imana, ni umuntu w'umusitare, ni umuntu uzwi, hari yatabawe n'abantu benshi, yashyinguwe n'abantu benshi batitaye ku magambo yavuzwe, ariko kandi hagaragaye akavuyo kwirimbi katejwe n'umugabo wari wazanywe n'umugore wa Kibonke utazwi n'abakristo, utazwi mu mudugudu, utazwi nta muntu n'umwe wari umuzi. Uwo mugabo rero yakodeshejwe ngo kugira ngo abe chifu escort w'umugore wa Kibonke. Ibintu nk'ibyo mwivuga butumwa byari bikwiriye kugira amabawusa mu gushyingura. Icyo navuga ibyo mu bindi bihugu birakora, ariko iwacu mu Rwanda bene abo bantu ntabwo bemewe. Umutekano n'uw'igihugu, ubona hari ikitagenda neza ushobora kubisaba RIB cyangwa polisi cyangwa inzego z'umurenge cyangwa iz'akagari cyangwa iz'umudugudu zikagukorera umutekano, zikawugushakira mu gihe ubona watariho. Ariko mu Rwanda nta wundi mutwe wemewe wo kuvuga ngo wishakiye abarinzi. Icyo navuga uwo mudamu natuze niba abona hari ibitamugendekera neza nagana inzego z'ubuyobozi zimufashe, ariko atumva ko yakwirwanirira, kandi iki si cyo gihe cyo kuba yarwana. Iki ni igihe cyo gushyira ibitekerezo umugabo we witabye Imana, babyaranye akagira ako gahinda, umugabo agatanga amahoro. Rero inama namuha, niba abona hari ibitagenda neza agerageze agana inzego z'ubuyobozi zimufashe. Apostle murakoze, tubashimire cyane. Ndumva muri ahantu nko mu rusengero. Oya, ndi ahantu hatakuza cyane, ndi mu mujyi wa Kampala. Sawa, turabashimiye cyane Apostle Saturday. Sawa. Yego, ni parihe. So tubashimire rero muri make, tubabwire ngo mu by'ukuri aha duhagaze ni Rusororo, kwirimbi rya Rusororo, iwabo wa twese, iwabo abantu bose. Hano nta muntu n'umwe ushobora kubwira undi ngo uragapfa, kuko nta muntu utazapfa. Abantu bose bazapfa, natwe tuzapfa, nuko tutazi umunsi n'igihe. Ariko kandi tubabwire ngo mu by'ukuri Pastor Kibonke ni umuntu wakoreye Imana, ni umuntu wabanye n'abantu benshi, ariko ikidutangaje kuruta ikindi mu gukaraba abantu babuze n'amazi yo kunywa, umugore arangije arihandagaza aravuga ngo nta kibazo yigeze agirana n'umugabo we, kandi bari bafitanye imanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Ikindi kandi Mutwarasibo atubwira ko batandukanijwe
Kibonke, umugore agiye kurega Kibonke, inzego z'umutekano zije kumureba kubera ko buri gihe umugore ngo afite ukuntu yakoraga tekinike akirizariza akajya kurega Kibonke agahinduka ikibazo kandi ari umukristo. Yanze gupfa sebye rero, abonye bibaye gutya avuga ati aho kugira ngo nzajye muramburana n'umugore nashatse nzahagarara imbere y'umucamanza bwa kangahe, ahitamo gufata icyemezo kigayitse ariyahura yiyahuza esase. Ariko icyo dushima Imana kuri finali yaje gusaba Imana imbabazi ari mu bitaro, ndetse n'abari bamurwaje bamujyanye ku bitaro n'abatanga buhamya babyemeza babimye ijambo kugira ngo badatanga ubuhamya. Ariko rero twavuga ngo mu by'ukuri Uwiteka amwakire mube kandi agire iherezo ryiza, nk'umuntu upfuye nk'umukiranutsi ku munota wa nyuma, apfuye nka cya gisambo cyabambarwe na Yesu ku musaraba. Yesu yarakibwiye ngo ndakubwiza ukuri yuko iri joro turi bubane muri paradizo y'Imana. Ndabashimiye cyane, ibisigaye nakagaruka. Mugire amahoro n'amahirwe. Subscribe, like na comment, mukomeze murebe Ikaze TV Rwanda, Urugendo TV, Yes na Kiza TV ndetse na Ukweli TV Rwanda. Pastor Claude kubw'Ikaze TV Rwanda i Rusororo mu karere ka Gasabo. Ciao ciao.